ese koko Barack Obama niwe antikristo nkuko bikomeje kuvugwa hirya no hino? Iyi video nari ngiye kuyikora ngo nzayikore kwa kabiri, ariko umutima ukomeza usunika tuyikoreho, kuko kare nibwo nazo ntekereza mbona Obama namubonaga ari kumwe n'uriya mugabo ukina basket ngo ateye amanota menshi, bari ahantu hose bari kumwe, ariko umutima ukomeza umbwira mukoreho video Obama, mukoreho video. Ndavuga ni buriya ni nka bya bindi by'amatora. Dusubiye inyuma gato mu matora ya 2008 ajya gutorwa muri 2006, imyaka 2 mbere yuko aba president. Nkibimenye nahise mbwira abantu ko Obama azaba president, baranseka barankwina karava. Nakoze iki? Nahise mfata umupira ndawibuka w'umukara, n'imprime ifoto ya Obama mushyiraho ko azaba president wa 44 wa Amerika. Buracya biraba, aratorwa, turishima karahava, ariko tutazi imigambi ya Satani yari iri inyuma ye. Niyo mpamvu nabwiye abantu benshi ibyo tubona, ibyo dusoma byose mu ijambo cyangwa ibyo twabwiye tugomba kubyitondera. Nk'icyo gihe Obama numvaga ko ari umucunguzi, nari ntarakira agakiza, hari muri 2006, agakiza naje kukakira nyuma 2016, imyaka 10 nyuma yaho. Aho maze kwakira agakiza nkaza mu kuri, nkacukumbura nkareba, naje gusanga Obama akorera Satani, ari wa Satani indani. Mbere yo kwinjiramo rero, abantu nkamwe mwabijana 200 murebe video 1000 kandi ho like, kugira ngo bitume YouTube ibigeza no ku bandi bantu bari mu buyobe, bari sinziriye nabo bakanguke. Kandi ho like rero ntubyihirane, kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi, ukuri kubohore imbohe. Abantu rero bakavuga bati ese yaba ari antikristo? Ngewe ntabwo nahita mbihakana cyangwa mbyemeze, ariko reka nze mbabwire ibyo maze iminsi mutekerezaho, mbona biza buri mwanya Obama nkabona arimo aranza mu buri mwanya. Kandi ikintu kinjemo haba hari ikintu. Obama rero hari video avuga mu ngo agiye kuzana ubuvuzi bwa bose, umukire umukene, umuto n'umukuru, yaba ukuze yaba n'umuto, umukire n'umukene. Ever passed, ever spoken by young and old, rich and poor, rich and poor, rich and poor. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Ibyo bintu bivugwa mu byahishuwe. Mu byahishuwe bavuga ko wa muzaba udafite umubare, izina cyangwa ikimenyetso cy'inyamaswa, yawe umuto yawe umukuru yawe umukire cyangwa umukene, ntazabasha kugura cyangwa agurisha. Urumva ibyo bintu by'ubuvuzi bashaka kuzana, bavuga ngo ni Obama Care, bashobora kuzahindamo ibyo bintu bya Mark of the Beast by'ikimenyetso, ku buryo ngo nta muntu uzajya wivuza atagifite. Niwo mushinga Obama yatangije, noneho bikazahura nyine n'icyo kimenyetso. Urabyumva? Nuvuga ngo bafata ijambo ry'Imana bakarivugiraho ko ngo bazanye ibintu byiza bizabonera abato, abakuru, umukire n'umukene, noneho bagasa nkaho bari guseka ijambo ry'Imana rivuga ngo muri icyo gihe uzaba udafite umubare, izina n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ntazabasha kugura cyangwa agurishe, kugura cyangwa agurisha. Urabyumva? Ikindi rero none kitwereka ko Obama ari mu kwa Satani n'iki? Abazungu n'ukujya tubitondera. Obama mu minsi ishize yasohoye video, hari filime bakoze ngo musige isi muzi ubu ngubu inyuma, leave the world behind. Iyo video narayirebeye, bavuga ko isi igiye kurangira. Iyo video ni Obama wayanditse. Urumva ni ibintu bamuha byose akabyandika, yazanye iby'ubutinganyi nabyo nabyibagiwe, reka tubigarukaho. Niwe waje asinya yuko umugabo n'umugore bijya mu mategeko muri Amerika
kuvuga ko abazungu bakarabye intoki zabo baramureka abishyira mu bikorwa, azana iyo filime barayimuha wumve, none arongeye agarutse ate rero. Kazi mbabwira ukuntu agarutse. Uyu muntu Obama abavuga ko ashobora kuba ari antikristo, bishobora kuba bifite ishingiro kuko wibuke ko mbabwira ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, kandi Kristo nimba azaza ari umwirabura bya nyabyo nyine uko azaza, ni ukuvuga ngo antikristo nayo agomba kuba umwirabura, cyangwa se bagafata nk'ishusho y'umwirabura uko biza bimeze. Bikaba rero bitangiye kuvuga ko bishoboka ko ariwe bashobora gukoresha. Ubu ngubu rero agarutse ati, hari akandi kavido gato yakoze muri no minsi bari kuvuga ko ashobora kuzaza ahubwo noneho agasimbura na Trump. Muri iyo video aravuga ati, mfite business ntarangije nje kurangiza. Bakaba ariwe bashaka kuzana kugira ngo ajye kudiringa na Iran, noneho tuvuge wenda bateye nka bombe nuclear nuke banukinze Iran, babe bazana umwirabura aba ari we ubikora. Bavuga ati twebwe twaragerageje, yego twateje intambara, ariko ntago twabateye bombe nuclear, ntitwabanukinze, dore wabikoze n'umwirabura. Oh, you want some of this? Okay, I need my phone back. We're so excited to talk to you about the Obama position. So Got it. Hold on one second. I can't believe I'm still dealing with this. I've got some unfinished business. Obama rero twaje gutahura gute ko ari mu kwa Satani. Ntago ari by'ubutinganyi gusa yasinye, ibintu byose agenda ajyamo byose biganisha kwa Satani byose. Wibuke ko umupasiteri we Jeremiah Wright bari mu matora biyamamaza, abantu babikurikiranye murabareba, baramubwiye ngo muvaneho umwihakane wivuye inyuma. Kandi wumve bafata umuntu nyine wize ijambo wibuke ko Obama yari mu rusengero yiga iby'ijambo, aho yakuriye n'umupasiteri we bavuze ngo yihakane. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose byo muri Bibiliya barabizi. Ni ukuvuga bya bindi nyine Satani usanga arusha abantu benshi n'ijambo, kuko mu ijambo baranatubwira ngo abantu bose baravuga ngo batinya ngo Imana, ntimutinye gusa ahubwo mutayubaha, kuko Satani nawe areba Imana agatinya. Ni ukuvuga ngo rero uyu Obama uri kugaruka, nagiye mbyumva biri kumwe Obama mukuru video. Ndavuga ariko si wabireka kumbura abantu benshi babivugaho. Abangiye nkabona benshi baravuga ngo ni antikristo, njyewe ntawe ndi kubyemeza, kubera ko mvuga nti antikristo azaza ari umuntu ufite ububasha nk'ubwo Bibiliya iratubwira ngo uwo antikristo azaza ashobora kuba yavana n'umuriro mu ijuru, azakora ibitangaza bihambaye ku buryo benshi bazamwizereramo bakamwemera batabizi. Njyewe nkavuga nti Obama ashobora kuba atari we antikristo nyantikristo, kereka wenda bamuteye iyo miti cyangwa se bakamuhindura bakamukroninga nk'uko babivuga. Njyewe mbona ahubwo ari nk'umuntu wenyegeza kugira ngo azakuburire imbuga antikristo, niko njyewe mbibona. Ariko benshi bakavuga bati ngo niwe ugiye kuza ngo ayobore, niyo yaza akanayobora, kuko antikristo kugira ngo aze ayobye abantu, ni ukuvuga ngo uko Bibiliya tubwira azaba afite izo mbaraga z'umurengera, akora ibintu abantu bose babona bakavuga ati no, ibintu birarenze, uyu ni wewe. Kandi none kuba baratweretse ko Kristo ari umuzungu imyaka n'imyaka ibihumbi, bagahita bazana umwirabura bakavuga ati ni wewe, noneho uwo mwanya ukuntu bazabihindura urumva harimo ipfundo. Nuko noneho iyi ntambara ya Iran nayo bayipfundika bikabemera nk'aho bibaye mahwi binaniranye, intambara ikazongera ikarota nyuma nk'uko tubizi bajya muri Armageddon. Ni ukuvuga ngo harimo ipfundo rikomeye cyane muri aya mezi. Bari kuvuga ngo hari ibintu bishobora kuba bigomba kuba, barimo baravuga bati bashobora kwitera ibisasu muri za Texas, muri za New York, Chicago, California, aho hose iyo mijyi itanu bagomba kwitera ibisasu, noneho kugira ngo berekane ko Iran iri kubatera muri Amerika, noneho babe babona uburyo bwo guhita batera igisasu kirimbuzi Iran, nka biriya uko byagenze muri 2001 ubwo bisenyeraga aya mazu bakavuga ngo n'abantu bayasenye. Urumva ibi bintu niyo mpamvu
maze iminsi mbyitegereza ndavuga nta mikino irimo, nta mikino irimo. turi kugenda twegereza ibihe ukuri kugiye kugaragara byanze bikunze. Urumva ayo mabanga ari mu kuki Obama ayo bama bari gushyira imbere, bamushyira imbere, bamuzana agaragara akora utuntu yasinye iby'ubutinganyi, aragaragara aragenda. Iyo video musigisi inyuma muyibagirwa, ibintu bigiye guhinduka, baratuburira. Ndibaza iyo video imaze nk'imyaka 2 isohotse, none ubu ngubu arimo araza avuga ngo afite business atarangije, ibintu agomba kurangiza nk'uko ndi kubikwereka aho ngaho, ubirebe. Oh, you want some of this? Okay, I need my phone back. We're so excited to talk to you about the Obama visit today. Got it. Hold on one second. I can't believe I'm still dealing with this. I've got some unfinished business. Uyu Obama abantu benshi bashyira mu majwi, abantu benshi bari muri Amerika baravuga, abantu benshi bari mu bubyutsi cyane bakunda kuvuga ngo niwe antikristo. Njye ntabwo nahita mbyemeza ko ari antikristo mwenyewe, ariko afite uruhare mu guharurira inzira antikristo azanyemo byanze bikunze. Barabizi ba Trump, bari bijyanye muri Israel, bose barabizi, ni ibintu baziranyeho. Noneho bakaba bari gusunika Obama ngo ari we ugaragara imbere, noneho ibizaba byose bizagiye kumwirabura. Ariko nanone binasoze kuko tuzi neza ko Kristo ari umwirabura. Niba Kristo ari umwirabura, antikristo nawe ashobora kuba yaba umwirabura, cyangwa se akaba ari wagira urwo ruhare mu gutuma antikristo aza. Iyo rero akaba ari video nkubwiye, dutegereze turebe. Benshi bari kuvuga ukwezi kwa 3, ukwezi kwa 4, ibintu bigiye kuba muri aya mezi 2. Nduzi ko ukwezi kwa 3 kugiye no kurangira, hasigaye iminsi mike cyane. Ukwezi kwa 4 niko bari kuvuga ko hari ikintu gishobora kuba. Noneho iriya ntambara ya Iran, kugira ngo ibintu bibe bikemutse bisobanutse, Iran nakubwiye izabahagama, ariko se izabahagama kugeza ryari? Kuko nibinanirana bashobora kuzayagira nk'uko bagize Ubuyapani, cyangwa se n'ibindi bihugu byose za Vietnam, ibindi bihugu byose byagiye mu nzira byabahagamye, bagiye bakoresha intwaro kirimbuzi nka nuclear kugira ngo bave kwizima. Iran nayo uko bigaragara ishobora gukomeza kubahagama, ariko none bakavuga bati turi kuhati baba, bakashobora kuzaba bazayikora ibintu bihambaye. Dutegereze turebe rero. Ntakubwira nti rero weho twabanye, kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, namwe mukomeje kwiyandikisha ku bwinshi. Biranyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro, namwe mutariyandikisha mwiyandikishe kugira ngo uku kuri kubohore imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.